Mama 23 hamwe natwirwana hoze igeze mu marembo ya Baraka ndetse na Fizi, ariko kandi Mama 23 zikomeje gufata uduce twinshi cyane muri iyi ntambara ikomeje kurwanamo n'ingabo za leta FARDC n'andi fatanya. Reka tubikaze muri amakuru tubiganire byose uko byakabaye. Nitwa Ajabo Marashindi kumwe na Nikolani Koromeze neza. Yego meze neza rwose. Iri huriro n'abandi bafatanya rikomeje kwigara ibice bitandukanye, ariko bugirigeze mu marembo ya Baraka ndetse no muri Fizi. Tubwire urugendo ruhari ni intambara ikomeje kwa muri uyu mwanya ikomeje guhuza izi ngabo uko bihagaze. Urakoze cyane Bwana Marashire, ka twinjire mu mirwano irimo ishamburanya ingabo za Mama 23 natwirwane bafatanyije bakaba bari kurwanya ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Nyuma yuko uduce twa za Mikenge, uduce twa Rwitsangugu, umusozi wa Baruta na Pwezero bimaze gufatwa na Mukoko ndetse na Nyaruhinga. Nyuma yuko turi aduce twose tumaze gufatwa ku munsi w'ejo Mama 23 n'uyu munsi Mama 23 yigaruriye utundi duce dutandukanye. Yego. Akaba ari utungutu tugiye kurondora. Agace ka mbere yigaruriye na agace bita kwa Murima. Aho ngaho kwa Murima no igihe ubutambutse ahantu bita Pwenzero. Yego. Utambutse Pwenzero hagati yo kwa Murima na Pwenzero hari ishyamba. Iryo shyamba barigita Bicumbi. Iryo shyamba Mama 23 yari inyuzemo ku munsi w'ejo iratambuka iragenda igera ahantu bita kwa Murima. Ibasha kuyigarurira. Yego. Hari utundi duce hari muri Minembwe twari twasigayemo abasirikari ba FARDC FDL n'abazarendo bari bataravamo, barimo barwanira ahantu bita ngo mu Bahindigiri, dukunze kwita ngo ni kuimiko. Aho ngaho hari abasirikari benshi cyane bari bahari. Abo basirikare ingabo za Mama 23 naho zaje kubagabaho ibitero ku munsi w'ejo, zirabirukana zibageza ahantu bita mu Rusuku. Kugeza ubu ngubu kwa Murima haraje kubatombe, mu Rusuku harangije kubatombe. Ingabo za Mama 23 zirimo ziragenda zagura ibirindiro mu buryo bwinshi bugize gute butandukanye. Yego. Ntabwo ari aho ngaho gusa, bakaba baratambutse hari ahantu nababwiye ingabo za Mama 23 zari zagoteye umwanzi. Aho ngaho ni ahantu bita Imutunda. Yego. Hari Imutunda Mama 23 yasize abasirikare ba FARDC basiga inyuma, iratambuka abasirikare ba FARDC ntibabasha kugira gute, ntibabasha gukurikira izo ngabo. Yego. Noneho ngo barangize babasiga hagati, bahita bazamuka bajya gukubita Rwitsangugu. Yego. Noneho abasirikare inyuma yawo hari Mikenge. Yego. Ntibabona uburyo basubira Mikenge kubera hari hageze ingabo za FARDC. Imbere yaho hari nako hari ingabo za Mama 23. Imbere yaho naho hari ingabo za Mama 23. Yego. Ibumoso bwaho hari ingabo naho za Mama 23. Iburyo nta ngabo zari zihari kubera ko yari inzira yerekeza muri Minembwe, kandi iyo ngende bari kuyica kubera ko hari inzira nyinshi cyane zitandukanye zerekeza hariya muri Minembwe nka za Karengi, kandi aho ngaho naho hari abasirikare. Bituma za ngabo zose zibasha kugira gute, zibasha kugoterwa hariya. Noneho zimaze kugotwa hariya muri turiya duce, nibwo ingabo za Mama 23 zabagabye igitero ku munsi wa nimugoroba. Yego, birumvikana. Baravuga ati bari abantu banze kwiripotinga. Niba banze kwiripotinga kuri twebwe byanga byakunda tugomba kubagabaho iki igitero, tukabaka n'iki na ziriya ntwaro bafite. Yego. Mama 23 imaze kubagabaho igitero bahise bazamura iki amaboko, bazamura amaboko, intwaro zabo bazishira hasi, bari ripotinze. Biripotinze ari abasirikare 165 bari bavuye hehe Imutunda mu maboko ya M23. M23 natwirwaneho. Abasirikare 165 bavuye muri FARDC. Bavuye muri FARDC. Izo ni zindi mbaraga Mama 23 ndetse natwirwaneho babashije kunguka. Yego. Bakigera noneho hari kwa Murima. Naho bahasanze abandi basirikare banze gukurikira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. By'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Hari abahungu bavuka Irucuru bavuga Ikinyarwanda, bari abahungu 48. Hari abavuka za Masisi, hari abahungu 33. Hari abahoze muri Pareko ni parti politique yakundaga kuba hariya muri za Masisi. Yego. Naho bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda 15. Hari abazarendo 48 biripotinze. Yego. Barimo n'umukapiteni wari ubayoboye. Abo ngabo nabo biripotinze muri kariya gace. Yego. Hari kwa Murima bakaba bafashe n'ibikoresho byinshi bitandukanye. By'umwihariko basanze hari abasirikare, abo basirikare nibo baberetse, barababwira ati hariya twagiye guhonga dushaka guterura izi mbunda n'amasasu aba menshi cyane, turagenda tuyacukurira umwobo hariya.
ngo bayabikemo aha bateganya ko igihe kizagera bakongera bakagaruka noneho bakayarekipera bayafate bayakoreshe mu kurwana bayakoreshe mu kurwana baragenda barahabereka ahantu bacukuye icyobo ya masasu yose mama 23 iri yataburura barayikoresha noneho bafata hariya kwa Murima naho biriya biracyari ibisigisigi by'izi ntambara zirimo zigenda ziba hariya kwa Murima bageze mu ishyamba hagati ku munsi w'ejo basanze hari prado eshatu zari z'imodoka babuze uburyo bazijyana kubera ko hari abasirikare babo bagiye imbere bamaze kujya imbere bumva imodoka zirimo ziza bibwira ko ari za mama 23 ari imodoka zabo bahita batema amateme cyangwa se bangiza amayira bangiza ibiraro neza amateme barayasenya rwose abayobozi umwanzi adatambuka kugira ngo umwanzi adatambuka noneho abayobozi babo bazanye imodoka amaprado basanga bya biraro barangije kugira gute barangije kubyangiza basanze babyangirije nibwo za modoka bahise bazivamo bazitaho ngaho ingabo za mama 23 bageze basanga izo modoka ziri aho ngaho yewe banasanzemo icombo na pisto muri za modoka bahita bazihindukiza ubu ngubu ziparitse mu Minembwe neza n'ubu ngubu n'ahantu ziparitse ndahazi ni kuri Paroisse Mater Dei mu gipango cy'abapadiri naho ngaho n'izo modoka zigize gute ubwo nazo zashimuswe zagiye ntago ari gushimutwa nizo zafashwe rwose noneho bakimara noneho gufata hariya kwa Murima bahise batambuka bajya ahantu bita mu Rusuku mu Rusuku basanze ibintu byinshi cyane ahantu hari abasirikare basanze ibikoresho basanze ibintu byinshi bitandukanye amashitingi amamatera ibiki ikintu icyo ari cyo cyose ibyo byose byagiye ibyo byose mama 23 yarangije kubyigarurira n'imbunda nyinshi cyane basanze aho ngaho nazo yazitwaye n'abasirikare 14 harimo barindwi bataye aho ngaho bakomeretse mama 23 irabafata irabavuza barimo baravurwa rwose iri kubavuza yo ubwayo cyane rwose barimo barabavuza bafite n'umutima mwiza rwose mama 23 irimo irabavura kugeza ubu ngubu bishatse kuvuga ko mama 23 ikomeje kwigarurira uduce twinshi dutandukanye birumvikana cyane afande Rugabo yatangaje Rugabo ati iki rero sasa Rugabo yatangaje amenye umuceri Rugabo yamenye umuceri aravuga ati kugeza aya masaha ntabwo turi bugeze saa 6 tutaragera ahantu bita Mukela byanze bikunze agomba kuba hafashwe minota mike yavuze ngo ntabwo tugomba kurenza saa 6 tutararangiza gufata ahantu bita Mukela cyangwa se kuri Mugera aho ngaho hari ikigo cya gisirikare icyo kigo cya gisirikare nicyo kirinda komanda secteur cyangwa nicyo kirinda icyicaro cya secteur akaba ari nacyo kirinda territoire ya Fizi yego none icyo kigo cya gisirikare bwagiye guca mu gitondo basanga cya kigo cya gisirikare cyageze gute bahambira utuntu twabo cyimutse cyagize gute cyagiye ntibazi uburyo cyagiye noneho territoire ya Fizi nayo icyicaro cyayo yarangije guhunga nayo yagiye kore ya magambo yavuze gusa ntabwo tuzi ko territoire nimba yimukiye za Kalemi cyangwa se abagiye za Rulimba kubera ko Uvira ntago bajyayo ariko yarangije kugenda rwose bimutse bavuye hariya territoire irafunga bagahunga kubera amagambo umuntu yavuze ntiyabarashe barimo ntago ari kuvuga ngo ni amagambo niba umuntu yaragufatanye Minembwe bagerageje kuyifatira bananira bakaba barayigezemo muri Minembwe bakagera ku birometero 3 ngo binjire muri Minembwe bakaba bari basigaje ibirometero 2 ngo bagere ku kibuga cy'indege cya Minembwe cya Kiziba yego ikabananira bakaba baravuye muri Mikenke barashwe bakajya muri Rwitsanguku bakajya muri Karingi bakava muri Karingi bakava muri Irundu bakava muri Bidegu bakava muri Karongi bakava muri Karingi bakava muri Rugezi bakava kuri Muriza utwo duce twose bakaba baratubakuyemo bakazamuka bakagira Kwenzero bakagera kwa Murima bakaba bageze mu Rusuku niki kitagutera ubwoba baravuga bati ibice byafashwe ni byinshi aka konyine nagatonyanga niki kitagutera ubwoba ko bashobora kugusanga hariya Fizi birumvikana cyane nta kintu ahubwo itombo ko ukwiye kwihungira hakire kare bizima ibintu bitarakomera ndakubwiza ukuri territoire yarangije guhunga ndetse biranavuga ko hari n'abapadiri bari kuri Paroisse ya Fizi barangije guhunga bagiye muri diocese ya Uvira abapadiri bagiye baba bahungira iki se ne barahunga ngo ingabo za 23 zirashobora kugira gute kubagira ngo barashobora kubica bafite ubwoba batangiye guhunga rwose abapadiri hariya muri turiya duce
bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ziriya ntambara za 23 zirimo ziba hariya, hari abantu barimo bazirebera hafi, ukagira ngo ziriya ntambara ni akantu k'agatonyanga. Hari amagambo nabonye yo muri 23 bavuga ngo ntiduteze kuva mu bice twafashe. Nibyo Rugabo yavuze ngo ntabwo duteze kuzava mu bice twagize gute twafashe. Ati impamvu tutabivamo niki? Twebwe duhari kugira ngo tubashe kurindira abaturage bacu iki? Umutekano. Nimba abaturage bacu tubarindira umutekano, kuki amahanga tuwagurija kuva mu birindiro twafashe, hanyuma ya mahanga ntatangaza uburyo bagomba gushyiraho ingamba zirinda bariya abaturage? Icyo ni ikibazo. Mu gihe badashyiraho ingamba zirinda bariya abaturage, twebwe ntabwo duteze kuzava muri bino bice uko byagenda kose, uko ariko kose. Twebwe ibi bice ntabwo tuzagira gute? Tuzabivamo. Tuzakomeza turwanirire bande abaturage bacu. Amahanga yahaguruka, amahanga atahaguruka, twebwe turi tayari, turahagaze dushikamye kugira ngo tubashe kurwanirira abaturage bacu. Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo tugiye kurwanirira umunyamurenge cyangwa se umututsi uba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umuntu wese utuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba umukongomani ataba umukongomani, ubangamiwe n'iki? N'umutekano atezwa, ubangamiwe n'umutekano mukeya atezwa Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twebwe duhari kugira ngo tubashe kurenganura umuturage wacu aherereye ahariho hose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo umuvugizi wa MRDP twirwaneho uwo bita Rugabo Fidele yatangaje. Niko yabitangaje cyane rwose. Nabonye ijambo ry'undi musirikare ariko ni mutoya wo muri FARDC. Yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ariko nenga ingabo ze za FARDC, anahamagarira Kinshasa gutabara. Avuga ko ingabo za FARDC zifite intege nkeya, ndetse ngo ziri gutsindwa harimo no kwiyometa wavuze, bityo ngo biri gutuma batsindwa bakanatakaza. Ahamagarira Kinshasa gutabara. Aya magambo yo n'umusirikare ku rugamba avuga ko igisirikare cya leta gifite intege nkeya. Ibyo bivugaho iki Nyakuba? Urakoze cyane. Buriya musirikare yagaragaje ukuri, kandi ibyo yavuze nawe urimo urabibona ku rugamba. Ibyo yavuze ni ukuri koko. Urumva Bwana Malashe niba umusirikare uri ku rugamba ari utangaza akavuga ati birimo biragenda bibera gutya ku rugamba, uriya niwe ufite ukuri. Abasirikare bacu bafite intege nkeya, bari guhunga, bari gupfa, bari gufatwa, kugira ngo ubone ko igisirikare kiri gutsinda. Niba umusirikare ahunga, undi usigaye akiripotinga, undi akaba yapfuye, uratekereza ko kiriya gisirikare gishobora kugira igice cyigarurira? Biragoye. Iyo umusirikare wenyine yatangiye kuripotinga ku mutwe witwaje indwara, aba yarangije kubona ko guverinoma yabo itagize gute, idafite icyo yahindura. Yego. Ariko noneho mu gihe umusirikare ashikama agahangana akagwa ku rugamba, kugwa ku rugamba ni bisanzwe. Ntabwo tuvuga ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribo bagwa ku rugamba gusa, n'abama 23 nabo bagwamo. Yego. N'abatwirwaneho bagwamo. Nta rugamba rutagira akajoriti, nta n'urugamba rutagira iki? Imirambo. Yego. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hariya bagiye gukomeza kugira gute, guhangana. Ariko uriya musirikare icyo yakoze, yeretse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abereka ko ingabo zabo zirimo zitsindwa ruhenu. Nimba zirimo zitsindwa ziriya ngabo, niki Kongo igomba gukora? Buriya nicyo yababashije. Bavuga ati ko muri kubona ko turi gutsindwa, apana nka bya bintu byabwira Kisekedi. Kongo aramubwira ngo twafashe Minembwe, Kisekedi yajya kuvuga agatangaza ngo Minembwe yafashwe, aho Minembwe itafashwe. Yego. Agatangaza ngo twafashe Irundu, kandi Irundu batigeze bagira gute, bamubeshya. Kongora agatangaza agahagarara akavuga ngo turacyari point. Ndabonye Kongoro kuri Twitter ku munsi w'ejo avuga ngo baracyari point. We Kongoro muracyari point, murimo murakora iki? Murahari no kwa murima bafashe, barimo barasatira Kananda, ikayanyu yari Mboko barangije kuyikuramo. Uriya yabusirikare yavugishije ukuri, birumvikana cyane. Ibyo yavuze ngo abasirikare barimo baraturugamba bakiruka bagahunga. None se kwiriya ikaya Mboko ka militaire ya gisirikare ko bayivuyemo, iyo bahagarara bakabanza akayihanganira. Kandi urumva ibyo yabonye nyine byerekana ko mu by'ukuri ibintu birakomeye ku rugamba, birakomeye. Urumva iyo umusirikare avuze gutya abashatse kwerekana ko mu by'ukuri leta ikwiye kugira ikindi ikora mu by'itakoze mbere, yazana izindi ntwaro, yagira n'abasirikare. Ushobora gusanga wenda giko mbitekereza n'amagambo nagiye mbona birashoboka ko hari ibyo badahabwa, akavuga ati wenda
kuba duhunga cyangwa se twirometa mu maboko y'umwanzi tubona igisirikare cyacu na leta yacu ntabwo badushyigikira, yego ntabwo barwana nk'abantu barwanira igihugu cyabo, barwana nk'abantu bari ku kiraka kandi bidafite ikintu bigamije. akavuga ngo rero leta nize igira ikindi kintu yongeramo imbaraga, iduhe ka prime gahagije, itube hafi n'imitwereka ngo turarwanira iki twageraho gutya. Mu by'ukuri iyi leta ya Kinshasa ibyo bintu igiye kubikora, noneho itanga ibyo itatangaga ku basirikare bari ku rugamba, hanyuma barwanye umwanzi koko bamutsinde. Ntabwo ari ibyo Bwana Marashe, ndakeka ntabwo ari ibyo rwose. Kuvuga ngo leta ya Kinshasa ngo igiye kurwana cyangwa se igiye gutanga prime ngo nibwo babasha gutsinda urugamba, ntabwo prime ituma batsinda urugamba, ahubwo ikintu gituma utsinda urugamba nicyo barangije kumvisha wa musirikare uri ku rugamba ngo yego ari kurwanira iki, quel objectif ituma afata ziriya ntwaro kugira ngo arwanye umwanzi. Icyo nicyo cya mbere bagomba kubasobanurira. Buriya motivation nicyo kintu cya mbere cyangwa motif y'icyo uharanira. Bivuze ngo abantu nta motivation bahabwa, ntabwo bahabwa amahugurwa kandi ntabwo bemezwa icyo bagiye gukora icyo ari cyo n'impamvu bahagurutse. Uri ubona mama 23 natwirwaneho si ubwinshi bafite, impamvu bananiye gufata Minembwe bari abahungu bakayihagararamo bakayitsimbararaho bagapfa bakagira gute, ariko bakanga kuyivamo kugeza aho bamaze kubona imbaraga bakaza kwitsinsuramo bari basirikare ba FARDC FDLR n'abasarene. Nuko bafite objectif, baravuga bati nidutakaza kano gace nta handi turi buje, aha ni iwacu, aha niho twavukiye, tushobora kubabwira ngo bave muri kariya gace. Deuxièmement, bari abasirikare ba Kongo Kisekedi nabanza aba training abashire n'icyo bita patriote, gukunda iki igihugu, babigishe gukunda igihugu, ubereke ko igihugu ari icyabo, ubereke ko ufite icyo batezeho, nurangiza ubone kubashira ku rugamba, nibatangira kurwana ibyo ngibyo barangije kubyumva ubone kubashiriraho prime cyangwa gahimbaza musi cyangwa icyo bita frais de guerre. Mu gihe ibyo ngibyo utabibashiramo ukabaha amafaranga, abasirikare ba Kongo iyo bahaye amafaranga barasinda, bashobora no kujya ku rugamba banyuje, sibyo? Barashobora no kuba abasirikare ba Kongo barababonye bamwe bahungiye mu Rwanda, babonye ko barimo abasaka bakabakuramo urumogi, yego bajya ku rugamba bafite urumogi. Nese wabwira umuntu ujya ku rugamba yasinze, umuntu ujya ku rugamba afite urumogi mu rukweto, afite urumogi mu ipantaro, uruboga arimo arumwa, ukavuga ngo wa muntu azarwana? Aba yasinze yibereye nyine muri Ruyenge, aba yibereye muri Ruyenge, aba ari muri Ruyenge ya yindi iba yakutwaye rwose, aba ari mu yindi si atazi objectif y'icyagize gute y'icyo ashaka. Ubu yaba ariyo mpamvu ari gutsindwa bya buri munsi batsindwa uruheno cyane rwose, niko bimeze. Ubu tuvuga ngo MRDP twiriwe na 23 niba bari mu marembo ya Baraka ndetse na Fizi, mu gihe runaka twakumva zabaye tombe tayari. Ntabwo ari mu gihe runaka, ndakubwiza ukuri. Uyu munsi turi kuwa mbere, yego ejo cyangwa nimugoroba ndagutangariza amakuru ko Fizi yafashwe cyangwa cyane. Baraka ntabwo ndi buyitangaza, Fizi ndagutangariza ko Fizi yafashwe mu masaha make. N'abadukurikiye reka tubabwire ko mama 23 territoire ya Fizi yarangije kuyigarura yose tayari yabigatangazwa ku mugaragaro. Apana kwa undi biratangazwa nakaye gace gasigaye, ntako ngira agace gasigaye, ntako nta gace gasigaye. Fizi kuri territoire bayiri hejuru inyuma yaho ni hari ni turaduce twa Baraka werekeza za Makobora werekeza hariya muri Uvira, inyuma hariya muri Fizi, manuka hariya za Baraka, utambuka kugera hariya muri Uvira, ko bayiturutse imbere bakayituruka n'inyuma, uravuga ko batayifasha. Byarangiye barangije kuyigarurira, ariko kabico batarigarurira ni kiyaga cya Tanganyika, nicyo batarakontorora, ariko ubutaka barimo barakontorora bwose. Nabyo birashoboka cyane ko babikontorora. None se bano bagabo ko kumeze kwavasa cyane, imbaraga bari kuzikura he, bari kugenda nko bafite iyihe ntego muri rusange? Bariya bafite imbaraga wamwe, bariya bagabo bafite imbaraga nyinshi cyane. Zirangabo za 23 natwirwaneho mu minsi yashize twabonaga birwanaho uduce bakarwana mu duce bagahita basubira mu birindiro byabo. Twabonye muri Mikenge bayifata bwa mbere, ntibajya mu birindiro banyaze ingabo za leta, basubira inyuma mu birindiro byabo. Ariko mama 23 yabahaye umusada, wabonye abasirikari bapasinze hariya muri turiya duce twa Bukavu, abari bavuye hariya ku Inyangezi, bari barazamutse bagiye gutanga umusada, nta n'izindi imbaraga buriya. Mama 23 natwirwanaho bamaze kwihuriza niyo bagize imbaraga.
kandi mu gifaransa gufata ibice bitandukanye. Kandi mu gifaransa baravuga ngo union fait la force. Sibyo imbaraga ubumwe butera imbaraga nyinshi cyane. Birumvikana cyane. Birumvikana. Ariko kugeza ubu ngubu mama 23 imbaraga ifite natwirwaneho nuko barangije kwihuza bakaba bafite n'abasirikare barimo babiyungaho kandi bakaba barabonye ibikoresho bihagije. Icyambere no kugira umubare w'abasirikare wariyongereye. Icya kabiri noneho babonye n'iki n'ibikoresho by'ibikoresho ka buri munsi bafata ibindi bikoresho buri munsi bakira abasirikare bashyashya ari abashyashya bitoreje nabo bafashe mu buryo bw'amateko n'abandi bose bari kubunga ku bandi basanganywe. Birumvikana. Yego rwose. Izi ni izindi mbaraga bakomeje kunguka. Ni izindi mbaraga. Ibi bintu mu by'ukuri twavuga ko biraza kuganisha he iri huriro. Ese kandi Tshisekedi we biraza kumuha iyihe sura cyangwa se biraza kumufasha gutekereza icyo atatekereje mbere? Tshisekedi buriya nkuko warumbiye ngo wa musirikare wagaragaje kuri kubirimo bibera ku rugamba iyo Tshisekedi ajya kuba ari umunyabwenge ari umuntu utekereza ari umuntu usesengura akamenya neza ibirimo bibera ku rugamba yakagombye gushingira kuri ya jambo ry'uriya musirikare. Yego. Akavuga ati suriya musirikare uri ku rugamba umpaye aya makuru qu'est-ce que je vais faire n'ikindi bukore njyewe. Yego. Kugira ngo mbashe kugira gute kugira ngo mbashe gushira imbaraga muri ya rugamba. Yego. Tshisekedi yaramize kubitekerezaho agashira imbaraga hariya kuri ya rugamba. Abarundi bashiriye muri kariya gace. Yego turabizi ko yiyambaje abarundi baraza baramufasha ariko ntabwo byatujye batagira gute badatsinda. Yakagombye guhindura strategy ebyiri yakoresha niyo kureba uburyo urugamba yaruhindura agakura bari abasirikare barimo barwana hariya akazana abandi bashyashya. Iyo ni ya mbere. Icya kabiri kuba arimo gutsinda yakwemera ibyo mama 23 musaba byose barangiza bakajya mu biganiro. Icyo nicyo cyashoboka cyane rwose. Kandi ubona ko n'abakomanda ku rugamba bamuha raporo zitari zo bakamubeshye kugira ngo atababwira nabi akabuka inabi. Sinabakomanda gusa na bamwe bakorana mu buyobozi abaminisitiri bamuha raporo zitari zo, abadepite abasenateri abajyanama ba Kongoro ba Patrick Muyaya umuvugizi akongera akaba minisitiri w'itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bose baramubeshya nta kuri bajya bamubwira. Ni nayo mpamvu Tshisekedi atatsinda. Buriya iyo ubeshya buri gihe ukabeshya byanga byakunda ntabwo uzagera ku ntsinzi kubera ko amakuru uzaba uri gutanga uzaba urimo kubeshya. Reka twigendere. Urakoze cyane Nikora. Urakoze cyane bwana Marashe. Shimira n'abandi bose banyana muri aya makuru twari tukwaze muri uyu mwanya. Nitwa Ajabo Marashe nari kumwe na Nikora. Mwese Imana ibarinde. Asante sana. Imboni TV, imboni ya rubanda.